Mu bubiko bw'iyo sima buri mu karere ka Musanze hamaze kugezwamo imifuka ya sima isaga 3,300. Harimo toni 68 zatanzwe n'uruganda rwa Twiga Cement mu mpera z'icyumweru gishize, n'indi mifuka 2,100 yatanzwe n'uruganda rwa Simerwa. Ni mu gihe bamwe mu bahuye n'ibiza bakomeje kugaragaza inyota yo kwimuka bakava ahashyira ubuzima bwabo mu kaga. Icyo nasaba ubuyobozi nuko bwadushakira ahantu tugomba kujya gutura hatari hafi y'ibiza, tukimuka ahantu hari ibiza tukajya ahantu hatari ibiza. Twasaba leta y'ubumwe n'ubundi kudutonyeza site iri ahantu hatari ibiza kugira ngo abari hitwerekeza. Nuko abantu batuye mu manegeka bagombye kuvayo bakava badategereje ngo isambu yari gakondo. Hari ahantu amazi ari kuzaraza ukabona haje amazi ariko atarasanzwe hanyuma. Umuyobozi mukuru w'uruganda rwa Simerwa James Odwor agaragaza icyagendeweho ngo batangiye ubufasha. First of all, we stand with the affected families. Mbere na mbere twifatanyije n'imiryango yagizweho ingaruka n'ibiza n'umuryango nyarwanda muri rusange kubera ibi byago byibasiye igihugu. Rero iki ni igihe cy'ubufatanye kuri twese ngo dutange umusanzu. Nka Simerwa twahisemo gutanga ubufasha tugamije kugira uruhare mu kuzahura imiryango iri mu bihe biyikomereye. Umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Ibikorwa by'Ubutabazi Adalbert Rukebanuka ashimira abakomeje gutanga ubufasha bwo kugoboka abasizwe iheruheru n'ibiza. Mu izina rya Minema nagira ngo mbanze nshimire Simerwa, inkunga itanze ni inkunga ifite akamaro cyane. Nk'uko mubizi no mu Kinyarwanda baravuga ngo inshuti uyibona mu byago. Bagize neza rero mu butabazi. Uyu muyobozi avuga ko bufatanye n'inzego z'ibanze hakomeje ibikorwa byo gushaka site ziri ahantu heza kugira ngo mu byumweru 2 biri imbere imirimo yo kubakira imiryango yasenyewe n'ibiza itangire. Bitarenze ibyumweru 2 uhereye uyu munsi turateganya ko twaba twatangiye kubakira abaturage. Abari batuye mu manegeka basenyewe ntago bazasubirayo, bizaba ngombwa ko bubakirwa abandi bahabwa ubufasha. Niyo mpamvu rero iyi sima izafasha mu bikorwa byo kubakira abahuye n'ibiza, noneho kubakira ahantu heza hatazongera guhura n'ibiza kandi bakubakirwa inzu zikomeye. Isima iri mu biko biherereye mu karere ka Musanze izakoreshwa mu kubakira imiryango yo mu ntara y'Amajyaruguru n'iy'Uburengerazuba. Kuri ubu hirya no hino mu gihugu hakomeje ibikorwa byo kubarura imiryango yose izubakirwa mu buryo burambye ikavanwa mu manegeka. Mbarushimana Pio, i Musanze.